Abasuhuje ndabaramukije abanyarwandakazi abanyarwandakazi aho muri hose mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Mu Rwanda n'ibisanzwe, hanze yarwo mwese mu migabane n'ibihugu bitandukanye murimo mukomere cyane. Ni Asumani niyo nambaza, Rwanda Rugari TV na Rugari _rwa. Muryame nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherutse kubigarukaho. Musinzire, mukora ibyanyu mu mutekano. Ndabwira abari hanze, diaspora nyarwanda n'abandi kabone n'ubwo hari abiyemeje cyangwa abayobejwe kugira ngo basebye igihugu cyabo, amaze imyaka n'imyaniko bakoronga ku mbuga nkoranyambaga nk'uko tugiye kubigarukaho. Abo nabo igihe kizagera, kandi birimo biragenda bigaragara rwose ko babeshywe kenshi. Ababeshywe buhoro bakagenda basubiza agati mu mpembero, bavumbura byinshi twagiye tubabwira, kwitandukanya n'abatekamutwe n'abesikoro biyambitse amakoti ya politiki na za karavati za politiki. Abo bose baragenda basobanukirwa, bamenya ukuri kw'icyerekezo cy'igihugu cyabo, ukuri k'u Rwanda, bitandukanya n'ibinyoma byabo bose batunzwe no kubwejagura no kuvuga ubusa no kubeshya no kwikirigita bagaseka nk'uko mubabona ku mbuga nkoranyambaga. Nta kindi kibatunze mu by'ukuri, twarabibabwiye, namwe murabibona abanyarwandakazi abanyarwanda. Avuga mwebwe muba hanze, mwebwe mukurikirana imbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi, bariya nta kundi babaho. Turaje bamwe tubavuge, cyangwa nta nubwo ari ukubavuga, ni ukubagarukaho nk'uko dukunze kubakangurira kwitandukanya nabo. Ni amahoro rero u Rwanda rwacu. Ibyo mwumva u Rwanda, ibi byose ni ukubera ishyari ry'aho u Rwanda rugeze. Abo mubona b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi batagizemo uruhare, dore ko benshi bamaze imyaka n'imyaniko bazerera iyo ngiyo muri ibyo bihugu, aribo mubona bise ngo n'abanyepolitiki n'abanyepolitikikazi. Tugiye kugarukaho rwose, bityo nta kundi bashobora kubaho. Baprofise iterambere ry'isi, mbisubiramo buri munsi, hanyuma bagahitamo gushakira amaramuko kuri Zoom, kajya hariya bakamara amasaha n'amasaha, abagore n'abagabo biyambika ubusa. Tubyita kwiyambika ubusa. Abagore bakajya hariya, ndaje mbabwire bamwe muri bo, cyangwa ndaje mbibutse bamwe muri bo nk'uko muba mubabona, bakiyambika ubusa bagakuraho, kandi bavuga Ikinyarwanda. Ni ibintu bisekeje nubwo biteye isoni, ariko izo soni nibo zikora. Umunyarwanda muzima, abanyarwanda miliyoni 10 na zingahe, nta soni byabatera rwose, kubera ko nta n'umwanya bafite wo kwita kuri ibyo ngibyo mubona. Abo bagore n'abagabo baba za Burayi, baba muri Amerika, baba za Afurika y'Epfo, n'ahandi Canada, mu migabane rwose itandukanye no mu bihugu bitandukanye kuri isi. Nibyo rero u Rwanda, igihugu cyanyu, igihugu cyacu, ubwo ndabwira cyane diaspora nyarwanda,
iki kiganiro nakita speciale kirareba abanyarwanda bose muri rusange bari mu Rwanda n'abari hanze diaspora, ariko cyane cyane abari mu myiteguro yo kuzitabira Rwanda Day Washington DC muri Amerika ku itariki ya 2 n'iya 3 Gashyantare uyu mwaka. Myitegura rimbanije, turabizi ko bamwe bamaze kugerayo, abandi bari mu nzira bagenda. Niyo mpamvu tuba tubabwira ngo cyangwa tubashishikariza tubibutsa ko ibiganiro nk'ibi n'ubutumwa tuba twabageneye n'amakuru tuba bateguriye, tuba tubasaba ngo cyangwa tubibutsa ngo mu bihanahana, share, like, commentaire, support, na bonoma na subscribe. Yako ndabwira diaspora nyarwanda, ndabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi muba muri ibyo bihugu, tuzi neza ko muba muhanganye nabo twita abanegativiste b'abanyarwandakazi n'abanyarwanda, abo batunzwe n'imbuga nkoranyambaga, abo batunzwe n'urusaku no kubwejagura, gutukana, gusebanya, ari abanyarwandakazi n'abanyarwanda. Kandi kenshi uretse gushaka amaramuko baba babizi neza ko ibyo bavuga ari ibinyoma, nta kuri kuba kurimo, kuko u Rwanda rurahari abanyarwandakazi abanyarwanda, u Rwanda rurahari, Rwanda rugeze kuri, Rwanda ruratera imbere, u Rwanda ruratekanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ejo bundi mu nama y'umushyikirano mwarabyumvise ko yatanze umurongo, yatanze ubutumwa bugira buti muryame musinzire, mu gihe abandi barota kurugirira nabi. Ntabwo bizongera, ntabwo banyarwandakazi banyarwanda, ntabwo bizongera. Cyane ko abenshi mubona bigaragura kuri izi mbuga nkoranyambaga ntabwo bazi u Rwanda, ntabwo bazi karuvariyo u Rwanda rwakoze, ntabwo bazi, niba banabizi barabyirengagiza kubw'inda zabo n'inyungu zabo n'ubusambo n'andi mahano yatumye batorongera bakajya hanze iyo ngiyo mubona birirwa babwejagurira. Ariko ntabwo baza ko ari imurore k'ibikomere by'u Rwanda, abarwumuye, abaruzahuye, abarusanye, abaruvuye rukongera kwitwa u Rwanda, ubu rukaba rwitwa u Rwanda, u Rwanda rufite isura yihariye mu ruhando mpuzamahanga, u Rwanda babandi bya bihugu by'ibihangange byitwa Kongo bikomeye byanateranye, ubu bikaba birutangarira. Bampatse ibihugu abita ibihangange batereranye u Rwanda rurimo gupfa, u Rwanda rurimo gupfa. Uyu munsi nibo barutangarira bibaza ngo ko twabonaga rwapfuye rwongeye kuzuka gute. Ibyo rero bikaba ipfunwe ryabo ngabo tuvuga cyangwa tugiye kugarukaho, bari aho ngaho baciriritse cyane twita ko bagwingiye, b'abanyarwandakazi n'abanyarwanda, ariko kubera ko nta kindi kibabeshejeho muri ibyo bihugu babamo, bagahitamo kuvuga ngo reka tujye hariya dukureho, ubundi dutukane, dutuke umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, dutuke RPF, dutuke inkotanyi, dutuke n'uwo ari we wese ubabwiye ati ibyo murimo ntabwo ari byo, ibyo murimo murabeshya.
uwo nawe bakamutuka. Ibyo ntacyo bintwaye, nta nicyo bidutwaye ntacyo bidutwaye rwose, ntacyo bitwaye abanyarwanda. u Rwanda turababwira ngo ariko yewe ku giti cyanjye benshi muri bo baranzi nka Sumani, yewe niyo nambaza, ntabwo ariko nkawe koko hari abo njya ntangaho ingero, nkawe Jean Paul Ntagara, nkawe Thomas Nahimana, mwese ko mbazi. Nk'ibyo bintu muba murimo biba biri ku mitima yanyu cyangwa ni ukugira ngo muhaye? Cyakora bamwe niba nabyita ko bagize ubutwari bagaca mu gikari bakambwira bati rega buriya ni uguhaha, nta kundi twabigenza. Ni uguhaha, ariko mugahahisha ibitutsi, mukubahuka umukuru w'igihugu watowe na miliyoni z'abanyagihugu, z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, mukajyaho mukamucafura, mukamutuka ibyo mushaka ngo kugira ngo muramuke. Ntabwira ntumva ngaho nimukomeze. Icyakora nkabakira imigani y'ikinyarwanda bazi nabo ubwabo, umugezi w'isuri urisiba, umuheto ushuka umwambi itari bujyane, intebe y'ikinyoma wicaraho rimwe ntuyicaraho kabiri, nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, nta nduru irwana n'ingoma, n'iyindi migani. Kandi ubundi umugani ni isomo. Abanyarwanda bari abahanga cyane, abanyarwanda bari ba profeseri, abanyarwanda bari abahanuzi, ureke abatekamutwe b'iki gihe baba mu nsengero no kuri za Zoom. Buriya abahanuzi bari abanyarwanda bo hambere bacaga iyi migani, maze abanyarwandakazi, banyarwanda bavuga byinshi, nuko kuko nta kandi kazi bagira. Narababwiye ngo hazagira unyomoza. Thomas Nahimana mubona uriya wigaragura hariya acyatsa, narababwiye ngo afite imishinga 200 cyangwa irenga igomba kumufasha kwiba abanyarwanda bataramusobanukirwa, baba hanze ku migabane itandukanye. Kwiyambika karavate gusa n'ishati ya India ya gipadiri nubwo atakiriwe bya politiki, ubundi akigarurira imitima y'abataramusobanukirwa. Narababwiye ngo afite imishinga 100 izamufasha kubiba kuva mu mwaka w'2005 kugeza uyu munsi. Dore hashize imyaka 19 kandi aracyabikomeje. Ndaje mbabwira impamvu, mbahe n'ingero, hanyuma mbereke n'uburyo ahitamo abo akoresha. Nabo bose mubona kuri ayo maradiyo akorera kuri za murandasi, abo mubona bose nyine abo ba Jean Paul Ntagara, abo ba Rudasingwa, ba Ndayizera, abo ba Kayumba, abo bose uko mubabona hakundi ntabwo bagize amahirwe, isi itera imbere nuko ibikorwa byabo bikaba ku munwa gusa, hanyuma bakabizeza ibitangaza bidashoboka, kubera ko ndabisubiramo, ndabishimangira, bariya bose ni nka wa mwana uvugira buri gihe kuyo yitumye. Ni kuri Zoom nta handi. Ariko igikomeye nshaka kubibutsa abanyarwandakazi, abanyarwanda, mwebwe muba hanze, aba bagore mubona, abareba iki kiganiro, bazareba iki kiganiro, bazareba ibyavuzwe muri rusange muri no minsi itambutse, ariko by'umwihariko ibyavuzwe na bariya bagore batatu
ku isi n'ijuru kuri uyu wa kane tariki 20 na zingahe kuri uyu wa kane tariki 25 ejo hashize uwitwa ngo ni Sezi uwo nise inkunguzi Brigitte Tuyishime, nshatse nabanza nkongera nkibutsa ibyo nababwiye. Brigitte Tuyishime uriya ni inkunguzi kubera ko ibyo mubona abwejaguramo ni ipfunwe, ni ikimwaro, kuko yavuye mu Rwanda abagore bubatse bamumereye nabi kubera ubukozi bw'ibibi n'abagabo babo. Urugero n'uwari minisitiri w'umutekano mu gihugu hano mu Rwanda, Jean de Dieu Ntiruhunga. Jean de Dieu Ntiruhungwa haba hageze ngo twature tubivuge, muzamubaze ngo ariko ibyo Asumani avuga kuki utamunyomoza, ubukozi bw'ibibi yakoranaga nabo, icyavuyemo yaba imbuto cyangwa ibindi muzabimubaze. Hanyuma ubujiji bwa Brigitte Tuyishime nuko uyu munsi abamubona ababajijisha kimwe n'abandi benshi batandukanye bajya hariya bakigaragura kuri Zoom, ariko tugahaguruka tukababwira ngo wowe ntukwiye kuvuga kubera ko uri uyu n'uyu, tukamudekriva bien, tukamuvuga kubera ko benshi turabaza. Brigitte Tuyishime yirwa atuka inkotanyi zamuvanye muri Kongo mu Mikenke, mu mashyamba, mu bisambu, umusatsi warashokonkoye adaheruka kumenya isuku y'umugore, zikamuzana zikamwondora ndetse zikagenda zikamushyira no mu nteko ishinga amategeko. Uyu munsi nujya hari akabwejagura akavuga ubusa, akavuga ubujajwa buri aho ngaho batukana Brigitte Tuyishime. Uwo ni uwa kabiri. Nabanje Sezi, Brigitte Tuyishime, nuriya ubateregida wiyise ngo ni Queen Betty. Ndaje mbabwira impamvu. Si abagore batatu, hakaza abagabo babiri mubona. Uriya witwa Gaston nawe ushigaje amazuba ngahe mubona, bakokereza babwejagura, basakuza, bakangata, batera abantu ubwoba. Nuriya witwa rero ngo ni Nahayo Joseph. Banyarwandakazi, Banyarwanda, ndagira mbabwire si ubwa mbere si ubwa kabiri, ariko reka nkomeze mbabwire umugabo witwa Thomas Nahimana, psychologue, théologue, psychologue, yize théologie, yiga philosophie, yiga na psychologie. Mimo murabyumva? Philosophe, psychologue, théologue. Ni kuri yakora. Noneho uko mbababwiye bari uko ari batanu mwabonye kuri Zoom kuri uyu wa kane ku isi n'ijuru, bariya bose ni Abanyagisenyi, ni Abanyarubavu. Bari Gaston, Nahayo Joseph, uriya mugore Sezi ubutazi ibyo arimo, hari n'igihe ndeba ibyo avuga nkumva. Brigitte Tuyishime, nuriya rero Kabutindi uba wabashyuhije witwa cyangwa wize ngo Queen Betty. Queen Betty abana na Thomas Nahimana mu Bufaransa na Sezi, turabizi naho baba turahazi. Si nibyo ngendereye, ahubwo ndagira ngo mbabwire ibintu bibiri Banyarwandakazi, Banyarwanda. Ni nayo message nshaka ko
abakiri inyuma ya Thomas Nahimana bazirikana muri uyu mwanya cyangwa muri iki kiganiro, diaspora nyarwanda ikabimenya, by'umwihariko abazaba bari muri Rwanda Day. Ibintu bibiri, aba bantu batanu mbabwiye, aba bagore batatu n'aba bagabo babiri, bavuka mu cyahoze ari komine Kanama na Rubavu, ubu ni akarere ka Rubavu. Brigitte ni mu murenge wa Kanama uyu munsi, hariya kuri Mahoko. Hariya hakaba hari kuri Mahoko, hari ku Nyundo, hari mu Gisa, hari mu Rugerero. Aho ngaho ni hafi, niho bari abantu uko ari batanu bavuka kugera mu Gisenyi mu mujyi. Noneho Thomas Nahimana yize petit séminaire ku Nyundo. Nababwiye ukuntu za 91 najyaga muha lift mu modoka ari mu biruhuko iri iwabo zanzaha, ajya kunyerekaho ibicuruzwa byiza nabaga nshaka ndi muri misiyo y'akazi ibiri. Nsanga ku muhanda, ntabwo abizi, ntabwo abyibuka, imyaka myinshi cyane, 38. N'umunani, 37, 36 komsa. Uyu munsi rero ibyabamo uyu munsi niko akora. Psychologue, théologue, philosophe, ashaka abantu akoresha. Aba rero batanu nababwiraga byaramworoheye kubabona kubera ko yize ku Nyundo. Niyo mpamvu mubabona bose akaba yabashoye akabihorera. Betty, genda uyobora ikiganiro mutwiki, sawa? Ngibyo ayo makuru mujye muyabona, izi zanalize mujye mwicara muzumve. Cyo ni kimwe. Icya kabiri nacyo gikomeye cyane rero, banyarwandakazi, banyarwandakazi, turi 2024, turasatira, hasigaye iminsi mikeya ngo isi yose muri rusange, abanyarwanda n'u Rwanda by'umwihariko, twinjire muri gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. None bariya abantu abambabwira bateruye ya style y'imivugire yo kuri RTRM muri 1994. Bivuga ngo rero Queen Betty, Brigitte Tuyishime, Sezi, Gaston, Nahayo Joseph barimo baributsa animation yo kuri RTRM. Bisobanura ngo RTRM égale isi n'ijuru uyu munsi. Barimo baributsa animation za Kantano, Hitimana Noheli, George Ruggiu. By'umwihariko aba bagore ni ba nyina wabo, ni ba nyirasenge, ni bakuru babemera iki Valeria kuri RTRM. Nicyo bisobanura ibyo barimo kuri Zoom uyu munsi, by'umwihariko ibyo barimo ejo
kuri uyu wa kane tariki 25 nuko bimeze. Cyo bisobanura ni iki rero banyarwandakazi banyarwanda, mwebwe mugikomeje kuba mu rujijo rw'ibya Thomas Nahimana n'abambari be, turabakangurira turabashishikariza kwitandukanya nawe, turabashishikariza kwitandukanya n'izi nkunguzi z'abagore bo kuri Zoom. Ni byiza, hari abitandukanyije nabo, hari abo tutakibona, kandi batari barigeze basobanukirwa Thomas Nahimana uwo ari we. Ubu bari mu bindi kandi ntacyo bibatwaye, abandi barimo barataha. By'umwihariko hari abazataha, turabizi, hari abazataha nyuma ya gahunda ya Rwanda Day ejo bundi ku itariki ya 4 ya 5 Gashyantare ejo bundi, mu byumweru nka 2 biri imbere, bakaza kubaka igihugu cyabo, bakaza bagafatanya n'abandi, uko amakuru barayabona turayabaha. Ibindi mwumva abo bita ngo ni agatwiko byabo bagabo, nabo umuntu yavuga ko batazi ibyo barimo, batazi ibyo bakora, kandi bitwa ngo ni ba perezida. Mu byihorere, ntabwo wajya kuzimya umuriro ahandi kandi wawe waka, ntabwo bishoboka. Tshisekedi Chirombo, abantu bagize umucunguzi wabo ba Thomas Nahimana ngo bategereje ko ari buzabacyura mu Rwanda, afite ibimureba, nabanza kiranuke nabyo. Baracyafite byinshi birimo n'abaturage be bari babayeho mu byatsi. None ibyo byatsi arashaka kubitwika, arashaka kubatwikiraho ya mazu y'ibyatsi yabo, yakabanje gukemura biriya. Uwo Ndayishimiye, uwo mugabo ukomeye hakurya yongiye mu majyepfo y'u Rwanda i Burundi, nabanza kiranuke n'abarundikazi barimo kumuhata ibibazo. Mu ijambo rimwe, umunyarwanda murabizi, twese n'abarundi barabizi, uticaniye ntaraburira undi. Icyo utimariye urashaka kujya kukimarira undi gutese, ntabwo bishoboka. Biriya babyita kwishyira ku karubanda. Banyarwandakazi banyarwanda, tuzanabigarukaho kubera ko biriho biravugwa, ariko ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame yavugiye ejo bundi mu nama y'umushyikirano, haba mu kuyitangiza cyangwa mu kuyisoza, uko niko kuri, ni vi, ntabwo bizongera. Abantu barimo ku isi n'ijuru, aba bagore na shebuja cyangwa musaza wabo Nahimana Thomas nabo nizongirwa abagabo zindi barimo baributsa barakangura abari basinziriye muri 1994 gukanguka kugira ngo bongere nyuma y'imyaka 30 bacumbukure aho bari bacumbikiye, aho bari bacumbikishirije bongere bacumbukure. Ibyo ntabwo bishoboka. Nongere mbisubiremo, banyarwandakazi banyarwanda, mukomere mugira amahoro. Diaspora nyarwanda, by'umwihariko abazitabira Rwanda Day, iki kiganiro
ni message ikomeye mugomba guhanahana kweshanje. Ubundi u Rwanda ntabwo ruzasubira inyuma, ntabwo bishoboka. Urubyiruko rw'u Rwanda 60% ruri maso, rwabeshywe rimwe ntiruzongera kubeshywa kabiri, ntabwo bishoboka. Ibi mvuga mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri, kandi ndahamya ko niko kuri. Abatukana mu bihorere. Perezida Kagame yaravuze ngo ntawe tuzashotora, ariko uzadushotora tuzirwanaho. Iyo ni intero ye, ikaba n'inyikirizo y'Abanyarwanda, twebwe n'Abanyarwandakazi, mucyo twarahiriye cyitwa patriotisme, gukunda igihugu cyacu, kukirinda mu buryo bwose, kandi duharanira kugiteza imbere, ari nayo ntandaro y'amashyari y'inkozi z'ibibi n'abanebwe n'ibigwari. Abanyarwandakazi n'abatari Abanyarwanda, Abanyarwanda n'abatari bo, mugira amahoro y'Imana.